yamaze gugize mu gatuza bishatse kuvuga ngo abayafunga abageze mu kintu bita umurwa ni umutima amazi atari yagera ku mutima ntago umukristo ashobora kugira imbabazi areba mwene se akumva aramwanze yareba umuntu mwene se akavuga ati giyewe ntaga njyamo ukagira ngo ni umwenda yiguriye mu isoko utamukwira Bibiliya ivuga iki iravuze ngo umuntu utsembura urusengero rw'Imana nawe Imana izamutsemba kugira ngo amfashe Uwiteka nawe natinda kunyumva nigitangaza pe bose nigitangaza ko Yesu yanyijije umwuka wera ni ujunyora uzanyezi wanye mwijura mahoro. Turabasuhuje abakunzi bakibuka Uburyo TV twabwira ngo Imana y'amahoro nibane namwe turabakunda cyane rero murabo umumaro kandi twishimiye kubana namwe no gukomeza gukorana umurimo w'Imana namwe niya gahunda yo kwamamaza ubutumwa bwiza iba kuri Kibuka Uburyo TV. Twakunze kubabwira ko impamvu Kibuka Uburyo TV iriho nubwo kugira ngo tumenyeshe abantu ko hari ibindi bari basanzwe babamo ariko bakebuke bave mu byo bari barimo bakebuke iburyo bajya mu bindi bintu byiza cyane kuko kw'iburyo kw'Imana niko kuyitegekera ni nako kudufasha kabana nayo neza. Rero tunezerewe gukomeza kubana namwe kandi twishimiye yuko ari Imana yacu bwite namwe muri abo mumaro. Rero uyu munsi nanone muri no minsi Imana kudukorera ibintu by'ibitangaza cyane turi kugenda tubona abashyitsi kandi abashyitsi no umugisha ni nayo mpamvu rero mubona tunezerewe twishimye. Uyu munsi nanone dufite undi mutumirwa mushyashya niwe no bwa mbere ageze kuri Kibuka Uburyo TV ariko nawe turamushimye cyane kandi ndahizi ko muri bunezerwe kubana nawe. Rero ni umuntu w'umugabo ntabwo ndi bumuvuga amazina nazi kwivuga kuko aramenyereye gukora no murimo w'Imana. Reka muhe umwanya atwibwire nawe mubashe kumenya namara ko twibwira tataduha umwanya asenge namara gusenga anatuganiriza iki Imana yashyize ku mutima we kugira ngo turusheho kumva iki Imana dushaka muri no minsi. Karibu turakwakiriye. Murakoze bene data nitwa Mugwaneza Jean Baptiste hanyuma ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana babiri umukobwa n'umuhungu sengera kuri Paroisse ya Nyanza ADPR. Murakoze. Imana iguhumugisha karibu no gusenga ngo tubwire icyo Imana yagushyira ku mutima. Imana turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye imbabazi zawe zikomeje kubana natwe turi ahangaha turi imbere y'ubwiza bwawe ku bwa televiziyo mu izina rya Yesu Kristo washyize imbere yacu kugira ngo twumve ubutumwa bwiza. Ndasabye kugira ngo imbabazi z'Imana zibane natwe mwami Imana ubwiza bwawe bubane natwe urakoze kugize neza ubane natwe kandi utwuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo amen. Karibu no kutuganiriza ijambo ry'Imana. Bene data inshuti z'umusaraba turi imbere tubonye amahirwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo ntago turabacu ngo twigenga. Ntago turabacu ngo twigenga. Tugiye gutangira dusoma amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana aboneka rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abanyakorinto ibice ni 6 umurongo wa 15 haravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo mbese noneho ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya. Murakoze cyane. Turongera guhindura kurundi rupapuro gatoya bice 3 umurongo wa 16
n'amagambo make ariko turagera kugeza tugaganira twumva ko Imana ishaka kuvugana natwe. Harangira avuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Igitabo cya Yosuwa ibice 6:26 hari amagambo avuga ngo Yosuwa avuma Yeriko. Ibice ni 6:26 turavuga ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe hazubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umuherezi. Imana ishimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba, iyi Imana iduhamagaye hari imirimo myiza Imana ibiduteganyiriza. Hari ukugira ngo tubane n'Imana neza. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana ituremye ntabwo ibiturema kugira ngo turye cyangwa se tunywe, ntabwo ibiturema kugira ngo twinezeze, ahubwo Pawulo yandika yaravuze ngo kuko Imana yaturemye ikaturemera imirimo myiza muri Yesu Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze iki? Aya magambo yose tumaze gusoma nayahaye intego ivuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Haleluya, haleluya. Ntabwo turi abacu ngo twigenge. Imana ishimwe. Iyo dusomye urwandiko, iyo dusomye muri Ezekiel ibice 47, Imana yari ifite umugambi mwiza wo kugeza Ezekiel ahantu heza cyane, ahantu hashimishije. Imana ngo nuko imwereka umugezi, noneho ngo uko umugezi wagenda, uko yagendaga agera mu mugezi, ngo niko amazi yari afite ahantu agenda amugerera. Ngo ubwa mbere yarakandagiye ngo agikandagira ngo amazi amugera mu mugombambara. Ngo amazi akimugera mu mugombambara, Imana iramubwira ngo ntago bihagije, nakomeze agere imikono 1000 ni nk'intambwe 1000, amazi yongera mugere mu mavi. Ngo amazi niho yamugeze icyo gihe. Ngo Imana irashimira avuga ngo ntago ariko bishimishije, ntago ariko nshaka kamaza kugerera. Imana iramubwira ngo komeza gatoya, usukume gatoya, amazi ndashaka ka kugera ahantu heza nishimira. Ngo arahongera asukuma gatoya ngo amazi amugera mu rukenyerero. Byari bifite ikintu bivuze mu buryo bw'umwuka. Ngo amazi ngo noneho ngo amaze kugera mu rukenyerero, ntago Imana yashimye yuko ari amazi agarukira aho ngaho. Imana yaramubwiye ngo nakomeze ngo kugeza ubwo amazi yamugeze mu ntugu, ngo imugera hano mu gatuza, ngo amazi amugera ubwo murengera. Bishatse kuvuga iki? Twasomye amagambo avuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge, ngo kuko imibiri yacu ngo ari insengero z'umwuka wera. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umuntu uzatsemba urusengero rw'Imana ngo nawe izamutsemba. Imana ihimbazwe. Kandi Imana idufashe kugira ngo izi ngingo zacu Imana yaduhaye tuzirubahisha Imana. Niwo umugambi w'Imana, niyo purpose y'Imana, niyo ntego y'Imana. Imana iturema hari intego Imana yagira ngo tugereho. Ni ukugera ku rwego twebwe Imana twishimira, ni ukugera ku rwego twebwe twemerwa n'Imana yuko ingingo zacu zubashye Imana. Hanyuma Imana imubwira ngo natambuke agere amazi amugere mu bugombambare. Hari icyo Imana yarivuze. Ni inzira nziza yo gutangira gukizwa no kugira ngo yinjire ahantu heza. Burya iyo umuntu agitangira gukizwa akinjira mu rusengero gatoya, burya amazi hari ijwi riba ryamubwiye ngo sukuma gatoya ugere mu mazi. Burya amazi agereranywa n'iki? Bene data, amazi agereranywa n'umwuka wera. Ubundi umwuka wera ugereranywa n'ibintu bigera kuri byinshi, ariko ndondoyemo nka 2 cyangwa 3. Umwuka wera agereranywa n'ikintu bita amazi, bwa kabiri agereranywa n'ikintu bita amavuta. Hanyuma ahanga twivugiye ku kintu bita amazi nk'umwuka wera. Amazi buryo utangira kugera mu murimo w'Imana, amazi kugera mu kinyi, ariko ntago ari Imana ibishaka kugira ngo ugere nyirizina. Ibikubwira ngo sukuma gatoya, hari indi ntambwe Imana kugezaho kugira ngo Imana ikwishimire. Hanyuma Imana iramubwira ngo natambuke, Imana ngo amazi yamugera hehe? Mu mavi. Iyo amazi yakugeze mu mavi umenya inzira yo gusenga. Iyo amazi yatambutse akagera mu mavi umenya inzira bita kwiriza. Mu mavi ni iki? Haleluya. Amavi ari ikintu bivuze. Iyo amazi akugeze mu mavi hari intambwe Imana ibishaka ko burya hari agatambwe Imana iri guteje. Hari intambwe Imana ubundi ikintu cyose, burenge mbwira bene data nkababwira ngo ikintu cyose ubundi kinaniranye. Iyi inkoni yakunaniye cyangwa urukuri rwakunaniye ugashyira ku ivi biremera.
bishatse kuvuga iki kwivi biremera bishatse kuvuga ngo ku mavi niho hava ibintu byose iyo utaramenya ingingo bita amavi urakoboka uraruha ariko iyo umenye agaciro bita amavi ukamenya ko ikintu cyose ushyize ku ivi gishobora gukonyagurika burya nuhura n'intambara uri umukristo uri umugenzi ujya mu ijuru uzajye uwirukanyira umenye ngo nubwo bitakunze ahandi ntibikunde mu miryango ntibikunde kwa shangazi ntibikunde mu bantu bose batandukanye ujye ushyira ku ivi niyo Imana yamubwiye ngo sukuma ugere mu kintu bita amazi akugerere mu ki ikugere mu ivi hanyuma Imana ishimwe cyane burya iyo amazi akugeze mu mavi ntabwo biba bihagije gusa Imana ikubwira ngo sukuma gatoya hari indi ntera wayo burya mu mavi amazi ashobora kukugera mu mavi uvuye gusenga ariko ugahura n'ikintu kibiti kigeragezo kikakuzunguza gatoya cyamara kukuzunguza bikabyatuma ubushake bw'Imana budakoreka ku buzima bwawe hanyuma Imana ikakubwira burya niyo mpamvu uzumva kuba umuntu avuye gusenga ngo ariko yasambanye hari amazi ahantu abatari yagera amazi yaragarukiye mu mavi yagarukiye gusenga ariko iyo yazamutse gatoya akagera ku rukenyerero biravuze ngo iki amazi yazamutse umwuka w'Imana afunga ikintu bita urukenyerero niyo mpamvu abantu b'abagabo benshi batageze muri amazi kugira ngo amazi abakere mu rukenyerero bashiduka basambanye ntabwo amazi yabageze mu rukenyerero ntabwo bazi imbaraga zageze mu rukenyerero uburyo umukobwa wageze amazi yageze mu rukenyerero biragoye ko yaza kugusura kugira ngo avuge ngo umusamba ntabwo bikunda Imana iramutabara kuko amazi abageze ahantu Imana yavuze ngo amazi yafunganye n'urukenyerero ni ngombwa yuko akifunga urukenyerero kandi agakomeza Imana ishimwe cyane hanyuma Imana irongera mubwira ngo nimba nashaka kuvuga ngo dufate ingingo zacu tuzihe Kristo kuko umuntu utsemba urusengero rw'Imana nawe Imana izamutse ni itegeko ni ihame ni iby'Imana yashyizeho ni formule iri aho ngaho nutsemba urusengero rw'Imana ukaruhindurwamo Imana nayo izagutsemba ntabwo yabyihanganira hanyuma iramubwira ngo natambuke gatoya ngo amazi amugera mu gatuza burya iyo amazi yageze mu gatuza birashatse kuvuga ngo abayafunga abageze mu kintu bita umurwa ni umutima amazi atari yagera ku mutima ntabwo umukristo ashobora kugira imbabazi areba mwene se akumva aramwanze yareba umuntu mwene se akavuga ati ngewe ntago njyaho ukagira ngo ni umwenda yiguriye mu isoko utamukwira akareba mwene akumva yareba yubatse inzu nziza akumva arajigiwe burya amazi aba atari yagera mu gatuza ntabwo amazi aba yaringanira n'umutima kugira ngo amazi amukontrole haleluya bene data iya nuko ngo Imana iramubwira ngo sukuma gatoya Ezekiel noneho amazi angagiye gutya ngaramuguta neza arangije ngaramuzibangata bishatse kuvuga ngo aramurengera niho umuririmbyi yavuze ijambo rimwe zira aravuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi Imana ishimwe cyane ibi ngibi iyo amazi amaze kukugera aha hantu hose twavuze ugira mu mutima wawe inzira z'igisiwe hanyuma ugatumbira Yesu nk'ibanze ryo kwizerwa birava ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu Imana ishimwe cyane amen hanyuma twasomye andi magambo y'Imana amagambo avuga ngo ibice 3 Yosuwa bice 3 n'umurongo wa 26 haravuga ngo Yosuwa avumiye Yeriko byari byagenze bite bundi kugira ngo Abisirayeli bagire Kanani ngo ari umurwa mwiza ngo ariko muzenguruka ikintu biti nkiki izi nkike ntabwo aba bantu bagize ntabwo Abisirayeli bagize mu ruhare kugira ngo inkike zisenyuke ahubwo Imana ubwayo ngo niyo yaziritaguye kuko yarabwiye ngo nibazenguruka inshuro zirindwi ngo ku munsi wa karindwi ngo za nkike zose ziritagurika zijya hasi ngo zimare kujya hasi Imana irebye ikintu gitangaza ibakoreye ibwira Yosuwa bihanangiriza iti nimurebe zino nkike aravuga ngo umuntu uzahirahira akajya kubaka ibintu Uwiteka yashinze akajya gushyira ikintu bita imfatiro urufatiro rwaho azapfusha imfura ye Bibiliya ivuze ikintu bita imfura ndashaka bene data amasobanuro ikintu bita imfura mu bazutse dufite ni Yesu niba ari ikintu kibabaje niyo wabura umubyeyi ugapfusha imfura usigarana igikomere gikomeye imfura dufite nk'ibanze ryo kwizera ni imfura ni Kristo hanyuma Yesu iyo umubuze mu buzima bwawe hari ikintu upfushije gikomeye kandi amasezerano y'Imana yakubwiye nubwo wowe warasenza yirindwi ukigiriza ugaterera imisozi ntazi niyo nabanzi ntabwo amasezerano y'Imana yashika ku buzima bwawe hanyuma Imana yababwira ngo nibahirahira bakagenda bakubaka ibintu Imana yashenye muri bo bazapfusha ikintu bita imfura hanyuma nibarangiza bapfushe n'umuhererezi bucura bucura ni iki bucura
ahangaha bucura ijambo ry'Imana muka Imana abishyira ku mutima nayo bigeranyeje nko umuntu afata ibyaha bye akabirunda mu mubiri we akabirunda mu mutima hanyuma iyo maze kubirunda mu mubiri ntabwo Imana ibirebera gutya kuko ibyaha winjije mu mubiri akenshi kandi ibirira twasomye ngo ni urusengero rw'Imana bigira effet negatif bigira impact bigira consequences zitari nziza ku buzima bwawe kuko byangiza umuhererezi byangiza ubuzima bwawe iyo umuntu Imana yamukije ubusambanyi akanga kubuvamo akabugundira Imana byanze kunze ihitana ikintu bita umuhererezi nawe akagenda umuhererezi ni iki ndabisobanura neza n'umubiri ikintu giheruka ubuzima bw'umuntu ni ikintu bita umubiri hanyuma ukabigenderamo mu bintu by'amanzaganya abantu benshi bakatangira kunywa ibiyobyabwenge ni ukubera impamvu zo kudafata neza ikintu bita umuhererezi Bibiliya ivuga iki iravuze ngo umuntu utsembura urusengero rw'Imana nawe Imana izamutsemba ubundi nanone turi mu isi niko Yobu yaravuze ngo dufashe igihe mu ntambara muntu wumva ko yaba yarananiwe haracyari indi mahirwe hari andi mahirwe Imana igitanga hari dezi yamushatse ntago Imana ari umwana w'umuntu ntago ari Imana ntago ari umwana w'umuntu ntago Imana ihutiraho iyo Imana igira imbabazi nyinshi nahoze nsoma mu nyamaswa mukunda gutinda ku isi harimo akanyamaswa bita inzoka buriya inzoka ishobora kubaho imyaka myinshi cyane muzabone ahantu henshi muzoshobora kugenda ugasanga ikintu bita imyiyuburure ugasanga imyiyuburure ni umubiri w'inzoka ariko ubona ko washaje ukavaho iyo ikongera none imaze biba byagenze biti harya ahantu iyo wasanze umwiyubure ntabwo bivuze ngo inzoka irahari ahubwo bivuze ngo hahoze inzoka ariko yaragiye iyo imaze kugenda iyo ubundi haleluya mu buryo bwa strategy bwo kugira ngo umuntu arambe mu buzima hari imbaraga Imana igomba kwambika umuntu kugira ngo abe mu mavuta yeze mu gihe cy'amarembera y'imyaka yayo y'ubuzima bwa igiye gupfa ngo ifate ikintu bita igihe niyo mpamvu Yesu yabwiye ngo muzajye mugira ubwenge bungana nk'ubw'inzoka buriya hari ikintu byo bishatse kuvuga inzoka igira ubwenge bukomeye cyane isho niyo nyamaswa iri mu nyamaswa ziramba cyane zishobora kuba imyaka myinshi cyane irenga 200 kubera iyo myaka impamvu yimenyaho ubusaze bwayo yimenyaho ububi bwayo yimenya yuko ugiye gupfa igafata igihe ibintu byo kurya ikabihagarika ikavuga uti ngubu tuvugana jewe ndahagarika ibintu byo kurya ibintu byo kwirwa higa ishyira mu kintu cy'ikibiri cyashaje ikabyihoreka kabireka none ikafata nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine ikagenda isonza uko isonza niko rwa ruhu rwayo rushaje rugenda ruvaho rugenda rwiyomuraho uko rugenda rwiyomuraho iyo ibirimo imbere ariko igira kandi kabiri kagenda kayiremberaho gashyashya katari cya kindi noneho yamara kumva ka kabiri kamaze kuba keza igira gutya ifite ukuntu igira gutya igasohokamo gakeya yamara gusohokamo cya kindi cya gikonshwa ikiyambura ubushwamba iyo imaze kwiyambura ubushwambagara biravuze ngo iki ibaye nshyashya irongera iratangiye ishobora kubaho indi myaka nyuma y'icyo gihe ishobora kubaho indi myaka 25 cyangwa 50 kugira ngo yongere beho Imana ishimwe cyane niyo mpamvu umukristo iyo ageze mu gihe yumva yarafashe umubiri we nabe akumva ingingo za Kristo yazihaye bamaraye akumva ingingo za Kristo ntabwo zifashe neza akumva usengero rw'Imana yarutsembye agomba gufata ibihe byiza byo gusenga hanyuma byaho ibyo gusenga bigenda byomoraho cya kibiri cya kera bigenda byomoraho za kamere za karande ibintu byinshi cyane bitagenze neza bukubaho kw'Imana hanyuma Imana haleluya amen hanyuma Imana ikakwambika andi mavuta hanyuma Imana ikakugira neza bundi bushyashya kuko ntabwo Imana mu kubaho kw'Imana ntabwo Imana igihutiraho abantu benshi bajya bibaza bakavuga ngo ariko kuki umuntu asenga ashobora guhura n'intambara n'ibibazo ntago ariko bimeze Bibiliya iravuga ngo ntago ariko bizaba kwa mutegereza kuko nta muntu uzakorwa n'isoni keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu iyo umuntu asenga abameze ubundi imbaraga z'Imana ziba mu biganza byayo hanyuma uko umuntu asenga abameze nk'umuntu urimo kugotomera imbaraga z'Imana ziva mu kiganza hanyuma uyu usenga uhinduka mushyashya ndashaka kuvuga ngo kugira ngo imibiri yacu ibe insengero z'umwuka w'Imana kugira ngo Imana twishimire kuko ntago Imana yigeze yishimira kuba mu mazu y'abantu ahubwo Imana yaravuze ngo umutima uzankundira ngiyewe nzinjira
iwe dusangire ngenzi injira mu mutima Imana yiberemo Imana ishimwe cyane hanyuma Bibiliya ivuze iki iravuze ngo ntago ariko bizaba ku bantu bategereza Uwiteka nta muntu uzakorwa n'isoni keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu nandi mvuga ku kintu bita imbaraga z'Imana iyo umuntu arimo asenga bimera urabona icupa rya fanta buriya ntago biragoye ko ushobora kurinywa kenshi abenshi bifashisha umuheha cyangwa se ugafata agacomeka burya ntabwo ushobora kuzamura fanta udakoresheje umuheha cyangwa utagize gutya iyo umuntu asenga asengesho y'Imana biravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umahoro ariko ngiyasenganye umwete hanyuma ngo amasengesho ngaratumbagira iyo atumbagira amanuka azamukana gutumbagira ni nk'umuheha uba ucometse mu kintu bita fanta irazamuka Imana ikakwambika izindi mbaraga Imana ishimwe cyane twari turimo tuvuga ku kintu bita imbaraga z'Imana twari turimo tuvuga ku kintu bita guhinduka umuntu akaba ari mushya twari turimo kuvuga ngo Imana itwambika imbaraga mu gihe nk'iki ngiki cya none kugira ngo insengero zacu ntituzifate nkaho ari izacu bwite ntabwo uyu mubiri Imana ari uwacu bwite ntabwo bibaho insengero zacu ni insengero z'Umwuka Wera ni imibiri yacu ni insengero z'Umwuka Wera niko Imana yabishatse kandi iyi mibiri ihimbaza Imana kandi iyi mibiri Imana ivuga ko izatura muri ikaturana natwe niyo n'ubu ngubu nabugeze niyo makuru dufite yizewe yuko ari imibiri izahindurwa mushyashya niyo mibiri izakaguka niyo mibiri Imana izazura niyo Yesu azazura agahura nayo mu kirere kandi tukishimira n'umukiza wacu Imana ishimwe cyane hanyuma mu gusoza twagira ngo dusenge Imana bene data n'abandi badushoboye badukurikiye bumve yuko kugendera mu biyobyabwenge kugendera mu businzi kugendera mu busambanyi nababwiye ibyiciro byiza by'amazi amazi agomba kukugeramo iyo amazi akugeza ahantu Imana itishimira ukora ibyaha nkana amazi akujyana uvuga ngo umeze nk'umuntu ugenda utazi yojya ntabwo ufite vision ntabwo ufite intumbero niyo mpamvu nsaba kugira ngo Imana ifate amazi meza y'Imana amazi ifate amazi ariyo mwuka w'Imana atugera ahantu heza Imana twishimira Yesu ashimwe cyane reka dusenge rero mu cyifuzo kivuga ngo Imana idushoboze kugira ngo insingingo zacu cyangwa se imibiri yacu n'insengero z'Umwuka Wera Imana ihimbazwe Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimye kubw'imbabazi zawe nziza kubwo kugira neza kwawe turonkeye mbere ubwiza bwawe Mana kugira ngo tube imbere y'ubwiza bwawe akakanya twumva ijambo ryawe washyizeho iyi televiziyo Kebuka iburyo bishatse kuvuga ngo tugomba kwikebuka tukimenyaho ububi kugira ngo abantu bawe bihane kuko ijambo ryawe rivuze ngo mwami Imana kuko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera ndagusabye kugira ngo ushoboze abantu bawe mwami Yesu Kristo kugira ngo imibiri yabo ibe insengero z'Umwuka Wera kugira ngo imibiri yabo ihimbaze Imana urakoze kudushoboje soboje abantu twumvise mwami Imana data twese ubashoboze kugira ngo bahe gutungana mu gihe cya none kugira ngo imibiri yabo ihimbaze Imana urakoze ko wagizeho yicano kugira ngo natwe tuguhimbaze kandi si yose n'amahanga yose bakubahe urakoze ko nta rindi zina ryiza twarimo gukirizwamo cyetse izina rya Yesu turagushimye kuko byumvise ni mu izina rya Yesu Kristo amen Imana yacu nihimbazwe cyane kandi umukozi w'Imana Imana imuhe umugisha amen aha ni kwikebuka iburyo TV rero tuguhaye ikaze ikindi gihe cyose uzashaka kubana natwe igihe uzumva hari ikintu Imana ishaka ko ubwira abantu bayo uzabe wisanzuye kandi wumva rwose ufite amahoro natwe turi kubwira Imana ngo ikomeze kutwagurira imbago kandi abakozi b'Imana bagiye bakora umurimo kuri iyi cano turi kugenda tubasengera tuvuga ngo Mana ubagurira imbago zabo komeze ubarebe neza ubiteho bajye neza tubashimiye rero bakunzi bakebuka iburyo TV dukomeje kubana namwe kandi tuzakomeza tubane namwe tumva intego yacu ari ukwamamaza ubutumwa bwiza ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo Imana ribaho umugisha rero kandi namwe turabashimiye murabe igiciro cyane mukomeze kudukurikirana Yesu abaho umugisha urakoze amen